Mvuga ibintu mukagira ngo ndabeshye. Banzo rero ino video. Kagina. Hari urwana bita Kidi, n'urwana rw'uruhanzi. Ntuzongere kunyita urwana mana. Aha reka wumve bita Gasuku baramuzanye. Ibyo yigize reka wiyumvire bombe fire. Ko wabyumvishe. Bizera ko wabyumvishe. Umuntu twemera winda nini cyane ushoboye ibyo kurya gusa. Umuhungu wanje Kidi yicari yiturije uzongera umvugeho rimwe. Urarega mani muri no showbiz ari umwana barimo ari umureta. Ari umwana wa leta nawe azaka kubaga. Iyi jambo rimwe ryazibije Gasuku. MJ challenge narababwiye ngo uko umunsi wira n'unduga cyangwa ngomba kubereza ibintu biri hit. Ibintu bigisuti ibintu biri hit. Uyu mujama bamwita Musinga. N'umujama nawe uri kuzamuka mu gihe gitoya kubera iki umunwa kuri social media sigaye ukora by the way. Tutarajya kuri uyu mujama Musinga, reka tubanze tuvuge kuri iki kigabo kinda cyo bita Gasuku, uburyo gikunze gutuka abantu hano muri industry. Reka wumve uburyo cyabwiye uyu mujama Kidi. Hari urwana bita Kidi, n'urwana rw'uruhanzi. Ntuzongere kunyita urwana mana. Ngo industry yabaye umwanda, ni bande bayigize umwanda, ni bande atari bakizigenza, ni bande. Uyu mugabo cyangwa se niba ari n'umusore ngira ngo benshi cyane dukuze kumubona kuri social media bamwita Gasuku. Uyu mujama yariye hit nyinshi cyane nawe utamuzi ngira ngo kubera ibitutsi. Ese uyu mujama asiga ibitutsi muri industry ya social media abantu babifata gute cyangwa se niye nyigisho bakuramo? Kandi umujama sometimes tumubona ku binyamakuru ngo yagiye kujya inama. Wakwibaza ngo se uyu mujama ni ukubera iki yahisemo content yo kuzajya atukana? Icyo ni ikibazo kimwe wakwibazaho. Tutarajya kurereka tujye kuri uyu mujama bita Musinga. Uyu umujama uzamutse mu gihe gitoya cyane, dore ko nta mwaka aramara nawe ku rubuga rwa TikTok cyangwa se ku social media. Ni umujama ukunze kwibanda ku bantu bagisoza kwiga. Reka twumveho gatoya ikintu abavuga ku bantu bagisoza kwiga. Kenshi cyane akunze kubavugaho ari kubagira inama ndetse ari kubumvisha ko ibintu byose baba bibwira ko bitashoboka, ko icya mbere ari gukora. Uyu mujama ikindi kintu cyamuzamuye ni ku bintu bijyanye na byihorere papa. Ibyo bintu byihorere ubishyize ku ruhande kubera ko uyu mujama iyi content itangiye kuyikora, abantu benshi cyane abanyeshuri bakiba ku ishuri usanga bivugishwa ibintu byo kuvuga uti hari ibyo baje gukora cyangwa se imishinga bari bafite bumva ko igiye gucamo. Ibyo bituma uyu mujama yibanda ku banyeshuri cyane kuko yabonaga abanyeshuri akenshi cyane bava ku ishuri bafite icyizere cyo kuba bahindura sosiyete kandi atari ibintu byashoboka. Reka twumve uyu mujama mu magambo amwe agenda abwira mu banyeshuri, ari nayo yatumye ajya hit cyangwa se ajya hejuru. Narababwiye ngo banga after banga another banga. Umunsi ku munsi tubahereza ibintu bigiye bitandukanye. Banza wumve uyu mujama nawe niba umukunda, ubundi se ukana subscribe, comment, like, share. Ariko nk'ubu nitubeshyanye, sibyo nitubeshyanye. Nk'ubu w'abahungu bateta bigeze wa Mr Romance, babanyeshuri dukunda bazaza guhindura ibintu muri society banabihinduye, tubona ko ari bo bari kubona akazi cyane kurusha abandi bose. Nk'uwo muntu utanye uko agiye gusohoka. Reka twizere ko umukobwa mu gikundana, nk'ubu uramutse utsinzwe nyine ugasubiramo ukajya gusibira wagatsinda, mwakomezanya byagenda gute? Nyine utsinzwe maze abahungu babaswa bazi gutereta papa. Muri umuhungu uzajya ubona wese ukabona yiyemeje icyana, ujye umenya ko mu ishuri byanze, uhita uvuga ati umwana umunyeshuri uyu we nta kigenda, ubu ngubu byari byaranze. Ariko wowe uzajya ubona w'ikijangweri muri buri biri zibaranze ku mwene nimereye uri ndaho ngaho. Ariko nize neza, ibaze ko njye ahantu nize ikosa rya danje twakoraga kurusha andi yose. Ikosa nyine barimo kukirukanira burundu twari kwanga kurya saa sita cyangwa kwanga kurya inkoko zabo. Kamburije nuko nkuko dukora twebwe. Y'ubu umunyeshuri niba wari ufite sheri mwiga kuri promi imwe mwigana agatsindwa wowe ukajya gusibira,
wagatsinda murakomeza mugakundana cyangwa ibyo ngibyo bita biba urwitwazo rwo gutandukana. Ikibazo cy'imbariza umunyeshuri uzi ko azabona amanota ejo bundi aba bitekerezo hakiri kare, rega birashoboka. Uyu mujama cyangwa se uyu musani wacu bamwita Musinga, uyu mujama akomeje kubica bigacika ndetse akomeje no kugira inama abantu benshi cyane hano ku rubuga rwa TikTok ndetse no ku rubuga rwa YouTube. Uyu mujama akomeje kwibanda ku bahungu abagira inama. Reka tumutega amatwi twumve ku bahungu yagira inama, babandi uba ubona nta kintu babwiye, ubona nyine bazabimbwa, nyine umuhungu uzabimbwa. Reka twumve ukuntu Musinga abagira inama cyangwa se uburyo wareba umuhungu ushobora kuzaba imbwa. That is the true. Ikintu kizakwereka abahungu batarafata icyerekezo cyangwa abahungu bitaracamo cyane, usanga ari abahungu bahora bavuga ngo mani yanjye ngipari yanjye igeze ahangaha. Ubundi umuhungu uhora muri ibyo bintu ntajya atana n'inzoga z'ibyuma, za nzoga za rikeri z'igihumbi, ntajya atana nazo. Umuhungu ubusanga ari wa muhungu nyine ubukishakisha ubuzima bwaranze, yumva ngo azarya umuzungu, yumva ngo ari ukuntu ngo azabigenza. Ariko se nitwirwe tubeshyanye, umuzungu yakoze plani, akora projet, akora icyitwa bet, agitekereza imyaka igera nko muri 20, akora website, akora ibiki, araza itavuga ati ni umuhungu w'umunyarwanda reka mbura ruri. Wowe none uraryamye nijoro nguraye ngo wanariza uburyo Lionel Messi ngari butsinde ibitego 3. Ubusa aramutse arwaye mu nda, arakaza mu kibuga arwaye mu nda, akaza atameze neza, wamwanarije ngo mwasangiye. Ariko mana ngo hasigare company ngo zanariza ngo uburyo ngo match ishobora kugendamo. Hago ubwenge mu gukoresha abantu bose uze kwabaye, abantu bose babaye abagome izina ry'Imana. Ibyo bintu byihorere iyo mani none busanga uwo muje no bubivuga aba yibeti cyane kuri kayitumye gaceze ngo yumva azahindura ubuzima. Izo sentences cyangwa icyo gihumbi cyawe washatse hano gishyira. None ubuse ndamenya akamaro ka betting mu gihugu cyacu. Ababizi bazansobanurire, nge ntago mbizi. Rega nge ntago nzi ibintu byinshi cyane. Icyama ikintu cyitwa betting mu gihugu cyacu bakajya bagisoresha 800 ku ijana cyangwa 1010 ku ijana. Ayo yinjirira yose igati yaha igihugu ikajya inasora, wenda aho ngaho byaba bifite ishingiro. Ibi beti ngira ngo mwumvishe umujama bita Musinga. Uyu ni umujama twemera cyane, inkotanyi cyane ku rubuga rwa TikTok, Musinga ku rubuga rwa YouTube. Uyu mujama niba umukunda nawe bro, ndagusaba kana subscribe, comment, share, ubundi iyi message igere ku bantu bose. Iyi ni MJ challenge. MJ challenge.